Action. Yes, reka mbasuze kandi mbaye ikaze bakunzi b'Imyambaro TV aho muri hose ndabifuriza amahoro Imana mbifuriza kugubwa neza cyane. Nitwa Karabo k'Imana, inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti. Imbere yanyu murimo murahareba icyamamare umukozi w'Imana. Nibishaka reka tutabatinde tumwakire kuri kamera atangire abasuhuza. Ikaze mu kiganiro. Ndashaka kukosora izina utangije. Icyamamare se? Uri icyamamare? Oya. Nese urabihakanira iki nibishaka? Ntago ndi icyamamare, hari amazina ajya atera umwaku. Wari ubizi? Icyamamare ni Kristo. Asereka mubwire. Buriya iyo umuntu wenda hari nk'ikintu kimubayeho. Gira uti turi kumwe na Nibishaka Theogene. Icyamamare byihore. Uri icyamamare? Nibishaka mu gihe cyashize twigeze kukubona, tukubona sinzi agakosa wari wakoze, tukubona bagutangaza mu rwego rw'igihugu. Ntago abantu bose bafungwa. Okay, ntago abantu bose bafungwa. Ribu ibatangaza mu binyamakuru. Kuba rero baragutangaje nukuri icyamamare. Okay. Iyo bivuga gutyo nari ngize ngo ni icyamamare mu buryo bwo kuzamura igarade yanjye. Niba ari ubwo buryo bwo ibyo ni ibyamenyekanye, byaramamaye. Ikindi cya kabiri. Uri umwe mu babwiriza butumwa bazwi hano mu Rwanda. Icyo cyo ndacyemera, niba ugihakana ubitubwire. Ntago ngihakana kuko niko kazi nkora k'Imana nkora. Yego, umeze gute se? Konka nasima Ruhanga Munonga. Hanti nkamwikiriza Ruhanga. Ruhanga? Uruhanga ubwo bishatse gusobanura iki? Niko ye. Tiwamanyora ukiga muganda wanjye. Nakiriye benshi noneho ururimi rwa Nibishaka ruri bunchange. Okay, urwo ni ururimi rw'amajyaruguru, ruguru ya Gicumbi, ni mu nkore hirya ho, ni mu Rukiga. Nari mvuze konka nasima Ruhanga Munonga, nari mvuze ngo ndashima Yesu wanjye nkunda. Ayebare mukama. Yego. Abantu mwese mwumva urwo rurimi turabasuje cyane. Bagubwe neza abana ba Uganda. Tubaramusiza mwenanga bari mu Kampala Road, Kampala City. Abe porogoma mwena mukama bawe nyo mukisa naye akasera kangatubiyanziza ngamuje tubatumide dara. Oya urantunguye hano. Hano kubitiye mu mavi. Hano mbanemeye. Hari igihe abantu babona umuntu agenda bakagira ngo wenda ni umuntu uraho, ariko kano kantu ubucinyemo nako kagakubita abadayimoni hasi. Nabacu abaruguru hariya. Nabacu. Yego. Nibisha hari inkuru za rikoroje hano ku mbuga nkoranyambaga, nje kugira ngo twiganire mu minota mikeya. Ubwo ndagira ngo dutangire twinjire mu kiganiro, ntago nshaka ko turi butinde, dufite iminota mikeya hano. Reka nyine aka kantu. Ariko utararengaho Karabo, harya cano yanyu ngo yitwa Imyambaro TV. Imyambaro TV. Ariko ni imyambaro igera ku birenge. Okay, voilà. Ndagira ngo mbanze nkumenyeshe wenda mbere ko dukora ikiganiro, hari inkuru ntagikora. Urabinyemerera mbikubwire? Izimbwire nta kibazo. Inkuru z'amatiku narakijijwe bundi bushya, inkuru z'amateka n'ibindi bisa nabyo barunaka bakuyemwo matirisi, abaranduyemwo abandi amenyo. Ubwo ndagira ngo tugendane kubiriho. Matirisi n'ibya Pastor Mutesi se? Oya unyumvire kandi nawe tugende komeza nta kibazo. Utwo tuntu rero utangiye ucekeramo nitwo ntari bwemeye. Oya ntago mbijyamo, humura, ntago ndi bucunge telefone yanjye dasilipinga. Humura, ntago ndi burenga imbibi. Ngaho dukomeze rero. Yego, Nibishaka mu minsi ishize cyangwa mu myaka ishize wigeze kugira gutya uhanurira Apotre Yongwe. Ubivuga wicaye hari icyo gihe ndabyibuka. Aha ngaha urimo uravuga uti Yongwe isi irakubonye, Yongwe ibyawe bigiye kuba ibibazo, imbwa zigiye kubirwaniramo. Uyu munsi Yongwe TV yarahagaze. Yongwe kuza mu Rwanda ni inshuti yanjye yihangane mbitangaza uko mbyumva, asigaye aza ariko ngo akabuza abantu ko bavuga ko yageze mu Rwanda. Nibisha
ibyo bintu ukimara kubihanura abantu baguteye amabuye bavuga yuko uri umwesikoro uri umusika muri murabeshya urongera ugira gutya reka mbanze nkumvisha aka kantu gato uhanura ibi bintu uhita unagenda mpita ngenda ubundi none se nibisha twagiye tubona abahanuzi hano muri iki kibuga cy'imyidagaduro mu mbuga nkoranyambaga bakaza bakavuga ibintu ariko rimwe na rimwe ukabona bo batwikaga ariko ibintu ugenda uhanura birimo biragenda bisohora akantu ku kandi ibi bintu bite urimo urakoresha izihe mbaraga n'iz'Imana cyangwa nawe wavuye gucisha hariya za Sumbawanga? Sinzi uwo nabonye wabyanditse muri comment ngo nibishaka nawe asigaye akorana n'imbaraga ze pfiriya. Reka tubanze tubwire abantu bari kuri channel n'imyambaro Myambaro TV. Niba ari ubwa mbere bambonye simbizi, nitwa Ntirandekura nibishaka Theogene. N'abadukurikiye bashasha ku Iriba ry'Abera TV, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi turi tariki zingahe kara? Turi tariki 9 z'ukwezi kwa 5 2025. Urakoze cyane. Uyu munsi aka kanya turi kuvugana, komeza uvuge ntacyo ni soje amasengesho. Aka kanya turi kuvugana saa 12 se nizageze? Saa 12 zageze. Soje amasengesho yo gusengera abantu bakoze subscribe. Abantu bakoze subscribe wabasengeye? Umuntu wese uzi ko yakoze subscribe ku Mana Irahari TV, ku Iriba ry'Abera TV, amenye ngo yahawe umugisha n'Imana. Nayiriwemo, wenda abo twirirwanye baze kubyandika muri comment. Kubera iki nafashe umwanya wo kubasengera kara? Ni abantu bangize uwo ndi we, yego, tubabwire ngo bubawe. Njya gufata decision yo kuva mu matiku, za nkuru za ngwino turwane yererere bya bindi. Nafashe umwanya wo kwibaza iki kintu. Harya Theo arya byagenze bite? Hari ukuntu umuntu aza ngo jewe ngo murambona ngo nagira urumbeshyera ngo nge sintunzwe na YouTube, niba itagutunze urayifungura ngo ikumarire iki? Ngewe irantunze. Urumva karabo? Hanyuma unde bakoresheje megaze n'umwanya we, yego, niyo subscribe agakora ku kazogera, ashobora kuba wenda yabikoze kunshigikira. Nta muntu wakoze subscribe andwanya. Uranyumvise? Nta muntu wakoze ku kazogera andwanya. Abo ni abafana banje, ni abakunzi banje. Imana ibamere umugisha. Amasengesho ubu tuvugana, ubwo ningera mu rugo nibwo ndi bufata ifunguro. Kubera iki nafashe umwanya wo gusengera umuntu wese wakoze subscribe? Nuko aho ngeze babigizemo uruhare. Kubera iki twahora ku mbuga nkoranyambaga tubazanira ibintu bihora bibakomeretsa, tubazanira ibintu bihora bibababaza, sibyo? N'abakiriya bacu tubyituko birumvikana, sibyo? Bakaba n'abakozi b'Imana. Niba uyu mwanya umuntu amburensinze akambwira ati nibishara aka message ubonye, none se yarankuye, nta nkaye nahiriye, ntanjerekani y'amazi natuye, nta nicyo nakoze mu buzima bwe, ntitunavukana ntitunaziranye, sibyo? Kubera iki nahora hano mbabwira ibintu biterekeranye? Rero karabo kumbaza utese ibintu uri guhanura ko biri kugenda bisohora akantu ku kandi, waba imbaraga warazikuye Sumbawanga?
kankwibwire ntago warunze nibwire n'abantu banankurikiye Theogene nibishaka uri hano imbere ya kamera narambitsweho ibiganza urankurikiye n'abakozi b'Imana bo hambere mbere ya jenoside iryo jambo ni sawa cyane urumva umwimerere wanjye w'imikirizwe yanjye ntago ari ibyo wenda njyewe namera nk'abo urimo uranyumva neza ni kukumva cyane njyewe nateshuka nkamera nk'abo ariko ntabwo ndi ubu ahubwo nakora nk'iby'abo uranyumvise noneho nibishaka Theogene ndi mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza ya primaire mu mwaka wa 1998 hari habaye igiterane kuri paruwase y'iwacu mu Gahunga mu rurembo rwa Ruhengeri mu Gahunga ndahazi nigiye kuririmbira voilà nibyo nuko byitwaga kera hanyuma rero njyewe mpagurutswa mu mpano yanjye y'ubuhanuzi nasengewe n'umuhanuzi w'umusaza uranyumva neza yitwa Meshake Gatabazi inshuti yanjye ndamuzi urankurikiye nibwo yari ari gutanga ubuhamya bw'ukuntu Imana yagiye imutuma uwahoze ari umukuru w'igihugu kera Habyarimana uranyumva andobanura muri Sunday school muri Ecole de Dimanche arampamagara nari nambaye ikabutura ya kaki n'iniforume y'ishuri andambikaho ikiganza arambwira ngo mu bihe bikomeye aka kantu urakumvise uri umwe mu bantu Imana izakoresha muri iki gihugu ubwo urumva inkomoko y'imisengerwe aho yaturutse uyu munsi rero nta zindi mbaraga nkorana nazo ahubwo abantu bamaze kwimura Imana kifite iki imbaraga bitwerera aka kantu uri kukumva kana bitwerera izi mbaraga z'abakonikoni kuko Bibiliya iravuga ngo nuko nibababwira ngo ndi hariya ntimuzagere gute ntimuzageyo kandi benshi bazakora ibitangaza mu izina ryanjye ariko muzabigenzuza iki umwuka aho hantu uri kuhumva aho ndi kuhumva ahubwo nkubaze kubera iki abantu bambuye Imana imbaraga zayo zikorera muri twe ahubwo bakabatwerera imbaraga zasumbuwanga no kubera iki mboni nayo mpamvu nyine nanjye ngubashije icyo kibazo abantu benshi bamaje guhahamuka kubera abantu basigaye bajya kucisha imbaraga ahantu mu bihugu bigiye bitandukanye barahazi za Nigeria na hehe akaba yaza agakora umuntu ku gahanga agahita yikubita hasi none abantu rero barimo barabona ibintu wagiye uhanura bigenda bisohora ariko nanone mwibutsa akantu nawe utazi ngiye kubwira akantu buriya mba ndeba ariko nkituriza wigeze guhanura sinshaka ko tubigarukaho cyane uravuga ngo ubonye Nyabugogo ngo ubonye Nyabugogo haba inkambi ariko uburyo wabisobanuye nyine warabisobanuye ejo bundi mu gihe uyu mwaka utari wanarangira nibwo Kongo yari irashe ku Rwanda tugira amahirwe sibyo ibisasu babisamira mu kirere twari dufite antimisiri muri makeya abantu banabizi neza hari abantu banapfuye hari Igisenyi umubare baranawutangaje muri makeya ibintu wagiye uvuga twagiye tubona utuntu tujya gusa n'ibisanira by'ibyo wagiye uvuga ariko noneho ubaka kanya ubutuvugana ibyo wagiye uhanura birimo birahita bigaragara kuri bano ba Gafaranga kuki wabimubwiye akinangira buriya ese ubundi wabashe kumugezaho buriya butumwa bwe Karabo hano muri iyi sosiyete yacu hari ibintu byateye Imana n'ibiguhaye message y'umuntu nemera kumusanga inbox ukayimuha nge ndabyemera nkanjye niba koko abantu benshi bakunda kubyandika muri comment ngo ariko mwagiye mubasanga nyamara bo batubwira dusanga bafite abarinzi n'imbwa zabo ziryana badakeneye reka nkoresha ikinyarwanda cyoroheje Karabo uremera ko hari abantu batakaje umwuka wo guca bugufi benshi batagishaka guhura na ba Rwanda rugufi
ahubwo waza wavuga utumva uko imbwiye ukisanga mu maboko atari ayawe. Subizi ko ibyo bintu nabifungiwe. Abyuzi burya cyagiye wafungwaga n'ibyo waziraga. Yego. Hanyuma rero uyu mwanya njyewe Gafaranga ntago nari mfite imbaraga zimuhamagara ngo mbimubwire. Nta n'indi nzira nagombaga kunyuramo yabimugezaho. Gusa icyo naje kumenya nyuma ni uko byamugezeho. Sibyo? Ngira ngo amezi 2 nta nubwo arashira. Nubwo njyewe mu mwuka natanze igihe cy'amezi 2, ariko nabibaze nsanga amezi 2 yaburagaho nk'iminsi 5. Bivuze iki rero? Biba bivuze ko abasanzwe bibaza ngo kuki mutanga ubuhanuzi bw'abantu ku karubanda. Impamvu biba bije ku karubanda muba mukwiriye namwe ubwanyu kuyibaza. Ese mugira ngo dufite ubushobozi bwo gukomanga amageti yose? Hari uwanditseho ngo hano hari imbwa iryana kubera iki ijya kundya. Hari uwanditseho ngo hano nukoraho urashya. Sibyo? Ibyemewe. Hari n'ufite abarinzi. Hari n'uwo bigusaba kubanza kwandika ibaruwa isaba audience. Urumva rero ibyo bintu byose ni ibyubahiro abantu bagiye bubaka. Sibyo? Niyo mpamvu rero biriya bintu byanyuze ku mbuga nkoranyambaga. Sibyo? Kuko twabonye ko ariho biborohera kubageraho. Yego. Uti niho mwabonye biborohera kubageraho. Yongwe nawe mu gihe gitoya ntavuga ko ari kinini cyane umugiriye inama, ngire ngo mwaranahuye mukorana ikiganiro yanga kumva televiziyo irahagaze. Wenda utarajya kure yaho tubwira abantu badukurikiye ko ntago namaze kubyumva ko bitakira amatiku, ahubwo ndimo ndabazwa imbaraga nkorana nazo. Byituka buriya Yongwe nzana ubuhanuzi yatumye abantu ngo baze bavuge ko namusabye amafaranga yo kwishura inzu, ngo nyabuze, ngo ambwira ibibazo afite, ngo ndaza mvuga biriya. Ahubwo kara twibaze kubera icyo abantu b'Imana bitiriwe izina ry'Imana batagishaka guca bugufi ngo bemere. Urumva atuma Pastor Claude aramubwira ngo genda uvuge ko nibishaka yanyatse amafaranga yo kwishura inzu. Kara ubu waguze umuntu amafaranga mutakorana, mutavugana, mudakomunikana, ntago bikunda. Nyamara bamwe mu bantu bibaje bati wenda buriya nishari nibishaka yagiriye nde Yongwe. Ariko njye Imana yari igize ite? Yari intumwa. Ndababwira ni uretse nibi Yongwe azasubira ku cyavu dawuni hasi. Azahera 0 hasi. None niba atangiye kwinjira mu gihugu y'ububa, niba nta bibazo bihari bimureba, kubera iki atari proud yo kwinjira mu gihugu cye? Nyamara amakuru mfite nuko inzu yakoreragamo igezemo miliyoni 4. Urumva? Iyo bimeze bityo, ubundi kera iyo Imana yagutumagaho umuhanuzi, ibintu yaguhanuriye ugatangira kubireba n'amaso yawe, bya bindi byandi gabo, byandi poso, byandi pasteri, byandi mutumishi, wabifashaga hasi ukiruka cyane kuri wa muhanuzi uti nyabuna yaragutumye sinumva, yakuntumyeho sinumva, ndabyirengagiza, wenda si ngombwa kamera, ariko ndagira ngo nce bugufi mbariza Imana ngo ni iki nakora. Kuko Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka ubwenge bwa benshi buzayoba buve mu murongo wabo. Byanze bikunze Imana igitanga iki? Intsinzi. Yego? Yego. Nicyo cyatumye Yesaya
ajya guhanurira Hezekiya. Hezekiya we aca bugufi yerekera ivure atakambira iki? Uwiteka. Yesaya akiri mu nzira Imana iramubwira ngo Yesaya subirayo, ugenda ubwire Hezekiya ngo ku myaka ku byo navuganye nawe ngo uteretse muri bonus y'indi myaka 15. Mbabwire ko Yesaya ntiyigeze anywa amazi, nta nubwo Imana yarindiriye ko agera iwe. Ariko ikibabaje abantu bategereje ko Yesaya abanza kugera iwe. Urumva yamukatishirije mu nzira. Uyu mwanya rero Yongwe ibintu ari gucamo azi impamvu, sibyo? Uyu mwanya ibintu gafaranga biri kumuho cyangwa byanamubayeho azi iki? Impamvu. Ubundi ni gute utumugore ubyaje rimwe kabiri? Aha mbanze mbwira abantu ndi umudivorce. Ibyo nanyere ngiye kubaza iyo nama wari ugiye kumugira ko nawe yari yakureba. Ariko ndi umudivorce utarataye iki? Umugore ngo njye gushaka undi. Kudivorce ni ibyago wakisangamo utabigizemo iki? Uruhare. Biza bidateguje. Ariko kuvuga ngo utaye umugore wabyaye ugiye gushaka undi uzabyara, iki kintu ndagira ngo mbabwire ngo ubu uri gushaka ingabo zizakwihigira. Izi ngabo ziba zizakwikubitira kuko abana b'umugore mukuru bazatera ab'umuto bavuga bati wanshinziwe, ni wowe watumye papa na mama batabana. Kuba turi muri ubu buzima ni nyoko wabigizemo iki? Uruhare. Ab'umutoya bajye gutera kuba umukuru bati burya namwe nimutworohera. Deni abari nk'ishyaka rihanganye n'irindi. Hari abantu bagukurikiye bahise bibaza ngo ese wowe ntabwo uzigera ushaka umugore? Ntabwo nashaka umugore ntaramenya iherezo ry'abana banjye. Uko si iherezo wamenya ari irihe utari Imana? Reka nkubwire. Uyu mwanya namaze kuvuga ngo umwana mukuru afite konte ye, umukurikira afite konte ye. Byanze bikunze hari ibyo intambara ntizizabura, ariko ntizizaba zingana no kuba konti ari 0-0. Icyo kintu uracyumvise? Bantera ku mugore muto bafite ibyo bashaka kumbaza ko nta mwana ucuka ku mubyeyi. Ubaye warakoze divorce ukennye nyine, ikibazo si ubukene, ikibazo ni impamvu y'umuti w'ubukene. Wemera se ko ubukene ari indwara wivuza igakira? Urabyemera? Ntabwo byemera. Iyo ukoze none se nyine nese kuki ndi hano? Niyo mpamvu uyu munsi niriwe mu masengesho y'abantu bankoreye subscribe. Imana ibahe umugisha mwinshi, kandi uwo mugisha ugende uzamuke ku rundi rwego. Mububahe abantu babakurikirana, mububahe. Yego. Nibisha hari abantu benshi bashobora kubona uza wenda ubisikana n'abandi bantu ku mbuga nkoranyambaga, we bakabona ibintu urimo urahanura birimo biragenda bisohora, ariko bakakurebera wenda mu myambaro. Hari nk'umuntu bari warishyizemo ko umuntu hanura bigasohora ari umuntu waje yambaye isuti yagize gute, ugasanga wenda we ibintu uvuga abantu barimo kubona bisohora bagatungurwa, ariko akaba yarahakanye ubuhanuzi bwawe bitewe n'ukuntu waje wambaye kuri kamera. Aba bantu bo bakirebera ubuhanuzi mu myambarire bababwira iki? Iyo wambitse umutima umwuka wera akorera muri wowe. None se nabonye ikoti sinaryambara? Imana yakorera mu wambaye umupira, yakorera no mu wambaye ikoti. Biterwa n'ubusabane mufitanye. Icyo nicyo gisubizo. Kandi nabo ntiwabarenganya, bamenyereye guhura n'abaprofete bambaye amasuti, kandi bigishijwe ko nta muhanuzi wambara jinx, kandi bigishijwe ko nta muhanuzi wambara t-shirt. Ariko abari muri Kristo Yesu ntateka, amen, bazacirwaho. Yego. Hano hantu rero abantu benshi bongeye gutekereza kuri nibishaka
bati wa muntu burya twabonaga ku mbuga nkoranyambaga agaragara ari mu bandi bantu ubona ko ari nkaho nawe yibereye muri showbiz burya ni uwundi muntu buriya ni akantu buriya ni ikibemeza buriya kiba cyabayeho uyu munsi rero kuba warahanuye ibintu bigasohora wifashe guturi murabyina insinzi bimeze bite ntago mbyina ko byasohoye mbabazwa ahubwo no ku bene kubyumva babikerenceje bikarinda ubwo bibasohoraho isi igishimishije ni muri ibyo cyaba ari ikihe cyane ko atari nanjye wabisohoje ahubwo Imana nigikubwira ujye wumva ushire mu bikorwa ibyo yakubwiye banakurebera umuntu mu isura ngo ni ugutwika ngo barabe inzara ngo babishakira ibirayi oya ntago abantu bose baza hano ari ibirayi oya ariko nibisha ndagira ngo mbaze akabazo kamwe ukansubize ndabizi ko hari n'abantu benshi barimo kukibaza ubundi ubuhanuzi ni impano cyangwa ni ibintu biza mu muntu ari uko yakiranutse ukiranuka n'impano ntaho bihuriye icyakabaye cyiza nuko umuntu yakagombye guhanura bijyanye no gukiranuka ariko aho byapfiriye impano n'impano nyine ubuhanuzi ni impano umwanya wambwira uti nibishafata bibiri umpaye impano ibi bibiri nkagenda nkabikoresha ibijyanye n'ibyo bingana nabyo impano n'agakiza ni ibintu bibiri bitandukanye ariko byari bikwiriye ko umuhanuzi aba akijijwe ariko ubundi ubuhanuzi ni impano rero aka kantu niko abantu benshi bagwa mu mutego buriya impano nyine ni nkuko nanjye mfite impano yo kuririmba na nibishaka akaba afite impano yo guhanura ni ukuvuga ngo isaha ku isaha ushobora kujya muri rezo za mpano ze zigakora ugahita uhanurira umuntu utitaye muri situwasiyo waba uhagazemo iyo ari yo yose kuko ni impano nyine ariko ubundi 90% impano ibiri connected n'ibihe by'amasengesho bitari mu bihe byo gusenga ya mpano iragenda igasinzira no mpamvu ujya kubona ukabona ngo pasiteri ngo afashwa asambana mutumishi ngo yari yibye ni ikibazo cyo kudasenga then gusenga nibyo bituma iriya mpano igira umuvuduko mwinshi kuki se uyu munsi nafashe umwanya wo gusengera abantu bafashe subscribe ninde wundi urabikora ngo uwo mwanya ufate buriya ntureba ujye muri comment zanjye n'uwantutse nkora ku gatima kandi nkamurayikinga aho kuba umusabiye umuvumo no ntago ngewe nsiba comment abantu bajyemo barebe oya ubundi Bibiliya iravuga ngo niba bavuga nabi ngire ngo mubihorere ngo umwanzi wawe ngo uzaba umurahuriye amakara impamvu se mukoze ku gatima yabirebye nese agututse ibyo atabonye ntabwo bishoboka uwo nawe ni uwacu yego ntabwo nshaka ko tuza gutinda ariko ndagira ngo ngende mbariza abantu badukurikiye kuko baba bakeneye kuganira nawe umaje kugira abantu benshi bagukunda hirya no hino ku isi hariho nk'umuntu wenda urimo uratekereza ati nibishaka ko ibintu tutangiye kubona ko ari mu murongo kandi akaba yarigeze guterwa amabuye menshi cyane nta gihe wigeze uterwa amabuye ukavuga uti ibi bintu bya YouTube mbivuyemo ibintu bya social media mbivuyemo ngo ubone ko wumva ukitse intege bya nyabyo ntago byabura buriya utarabusya ngo abwite ubumera ntago byabura izo ntambara nta muntu utarahuye nazo cyane ko nkanjye wenda narabifungiwe sinari nzi ngo ibigize ibyaha ni biki ntabwo nigeze menya ko uhanurira umuntu aho kugira ngo yumve ko wahanuye akajya kukurega ntabyo nari nzi ahubwo nabyisanzemo ese aho utacika intege ngo unamuke nihe ariko uko iminsi igenda ijya imbere ureba genda uturiye gake gake ukavuga uti hano reka ibi mbireke yego dusatira umusozo muri iyi minsi nta kintu wenda Imana iri kukwereka nta buhanuzi ufite ngo tuguhe umwanya nabwo ubugeze ku bantu nabyo byaba byiza ntago bwabura nta muhanuzi ubura ubuhanuzi iyo ari mu bihe byo gusenga Imana irashaka ko abantu basenga nibyo
Yesu akeneye ko abantu bataye inzira, bataye agakiza bagaruka muri uwo murongo. Kandi agahenge Yesu yatanze abantu be kugapfusha ubusa. Ubwo ndimo ndahanura kandi niba waravuye muri korari kubera dirija, ntabwo uzabwira Yesu dirija. Niba warasohotse mu itorero kubera pastori wawe, ibyo ntuzabibwira Yesu. Imana irashaka kusenga nta mpamvu n'izi na zimwe uyizaniye. Ndimo ndahanura. Yego. Impamvu ejo bundi mu minsi yashize abantu bankurikira nabo barabyumva cyane. Ubundi amakosa abantu bareba ibiganiro bakora ni ukubita batabirangije ngo umenye iherezo, inkuru yatangiye ite, inkuru yarangiye gute. Iryo kosa abantu batureba bakora. Noneho ngo unandike iyo komenti ariko uyandike wumvise. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize Imana yarambwiye ngo genda ubwire abanyarwanda ko ibyago mbifashe, ntabwo ndi bubire kure. Amen. Nibasenge. Mwagiye kubona mubona Sadek iciyeho. Kandi inyuraho Imana yavuze ko igeze gute? Imana yari yabivuze ko izanyura mu Rwanda. Ntabwo nyumvise. Reka numve neza. Suppose Imana yavuze ngo hari ibyago byari bihari. Ariko ndabifashe. Ntabwo mbijugunye. Yego. Ariko ndabifashe. Ibaye bifashe, irabifashe. Nimusenge, munyubahe. Kubera iki Sadek yanyuze mu Rwanda? Wamuganye. Kubera iki? Niho inzira igera iwabo yari iri. Imana yagiraga ngo yereke abanyarwanda ibyo yari imaze igihe ivuga ko bihari. Reka mbinyuze imbere y'amaso yanyu. Haleluya. Amen. Nzabinyuza imbere y'amaso yanyu, mubirebe n'amaso yanyu. Nkuko bikurikirana. Ariko nzabarinda ibyago n'iki? N'amakuba. Kuki banyuze hano? Ubuhanuzi bwaravuga ngo hari ibyago mfashe, ntago ndi bubire kure. Nimuce bugufi. Yego. Hanyuma si yibire kure. Erega buriya umuzungu yakugurishije ikimiri gisasu, akugurisha n'ikindi cyatuma utagifata. Ariko kubera imbabazi z'Imana, yego, turashimira Kristo. Amen. Rero uyu mwanya ubuhanuzi mfite buravuga ngo nimusubire ku rufatiro, musubire ku isoko. Kandi nimumara gusubira ku isoko mukora ibyo data ashaka, nawe azahindukira akora ibyo mushaka. Niki se gukizwa ko ari icyemezo umuntu afatira ubuzima bwe? Kugira ngo ukizwe ni ukwemera uburibwe. Nta buryohe buba mu gakiza, mbabwiza ukuri, kuko hari ibyo twigomwa kandi tubikeneye. Rero abanyarwanda, murebe igitangaza gikomeye Uwiteka akoze, akaturinda ibyago n'amakuba. Kandi amaso yacu yarebye ibibi bitugose, ariko Imana ibana natwe. Yego. Ibyo bibi n'ibyo byago nta hantu byagiye. Agaciro ni ugusenga. Kugira ngo ibi biganza bibifashe bitabirekura, nuko tugomba gusenga. Kugeza Imana ishizeho iki iherezo. Murakoze. Nibisha, hari ikibazo nsoreza utancika ntakikubajije, niyo icyo gihe mba nkuboneye. Waretse tukazabisubukura ejo. Reka nkakubaza kangaka n'akantu gatoya. Mu minsi ishize twabonye habaho kuvugurura amabwiriza y'insengero, n'ibintu byinshi nyine wagiye ubibona. Abantu bamwe baravuga bati aka ni akayungiro k'Imana irimo iranyuruza mu bakozi bayo, ariko bikubitaniraho yuko nari maze igihe mbona biyita abakozi b'Imana baragamburuje cyane, nyine baravuye mu byizerwa. Bino bintu ubona ko Imana itabiri inyuma kugira ngo ibanze isubize abantu ku rufatiro. Bamwe bari ko nabonaga bamajije kugenda bangiza umurimo w'Imana. Wowe urabibona gute nk'umukozi w'Imana? Uko bivuze ntacyo mpindura. Imana ireba ibizaguruka ikabica amababa kugira ngo bigendere hasi. Urabona izina ry'Imana ryari ryamaze guhinduka kadavure, kamenka byinane. Umuntu wese aza izi tekinike zo guhuha n'ibindi bisa nabyo, ibintu byabaye akavuyo. Ariko kugira ngo igaragaze aho ihagaze, hari ibyo yagombaga gutumaho serwakira. Uyu munsi noneho bene byo batangiye kumenya agaciro k'icyo yari yarabahamagariye. Noneho bamenya agaciro ntaho gukorera hahari. Niyo mpamvu bashiriye Uganda, kandi Imana yabirukanye hano ntago yatinye Uganda.
icyo nacyo bakimenye. yego niyo mpamvu batangiye kuza bububa kugira ngo amabi n'amadeni n'ibizira byose bitamenyekana. iyo ivuze ngo mpagararanye nawe ibizi impamvu ibizitere uzakoreraho. buriya Imana nikubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe nzabana nawe, muri nzabana nawe nuko izi biri imbere yawe. narababwiye iri zina naje mbibabwira nicyo ninjiranye muri YouTube. iri zina nurikoresha mu nyungu zawe uzitera umwaku wowe ubwawe ku giti cyawe n'abagukomokaho. ni izina uvuga ukagira ubuzima buzira umuze. ni izina uvuga rikaguhindurira icyerekezo cy'ubuzima. ni izina abantu bajya kudepoza wowe rikagutunga ntaho wadepoje. ni izina umenya agaciro karyo. Randy Road akaza yari afite intego yo kukubwira ngo sohoka, ariko akabura ibirenge bimushinguriwe ngo aze kukubwira ati fata piri yawe. then iri zina ni assurance ku kiremwamuntu, ni ubwishingizi. rero iyo urifashe ukarikinisha ugakina naryo, mu minsi ishize byari ritwishe. mwarabibonye induru hano zivuga yewe bazana abagore barira ngo twababyariye mu bishanga. bahe turabazi se? induru ziravuga n'ibishaka baguca mu gihugu ntacyo maze, uyu na antikristo bintu mwarabibonye propaganda kurinda ubwo kamera yanjye bayijyanye bati tumukubita hasi tumurangize. ariko reka mbabwire, ndashaka ko Imana ifata ubuguru bwa nibishaka n'ububoko ikaboha ikazirika ikankomeza. nicyo nifuza. ni ukuri rwose iri juru tuzaritahe twese kandi nicyo nifuza. buriya nta kuba umuntu yarakoreye Imana ngo asoreshe imirimo mibi kandi yarakoreye Imana. ntabwo ari byiza. Imana izaduha iherezo ryiza. hanyuma abantu banatwihanganire, twagerageje gukoresha urumuri rusanzwe bwije, ariko Yesu ni umwana. mbese nibishaka ko nta na wireless uba washyizeho twa tumikoro, aba bakunzi bawe bakuguriye utumikoro ko tutanahenda. ibyo bakoze birahagije. nibongereho n'ibindi. umwuka basange. umwuka basange. bongereho n'ibindi kuko cano yawe ni cano imaze kumenyera, abantu bamaze kuyibona ari benshi, n'abandi batarakora subscribe muyikore hano ku iriba ry'abera mushyikire. banikomera amashyi. uyu munsi twujuje 13,000. wow. Oya n'ibihumbi 100 uzabiselebrating. byose birashoboka. Reka tugushimire wakoze kuduha umwanya wawe. Thank you. Ariko banza uhereza abantu nimero yawe. Hari igihe abantu baba batafashe umwanya wo kureba muri caption description ngo barebe nimero zawe, zibabwire 07 8 07 yego. abantu rero mwifuza gusengana na nibishaka mu muhamagare. ushobora kuba ufite uburwayi bukuzengereje, ufite ibibazo, amadeni, ufite n'ibindi bintu byinshi bikubangamiye, ariko haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. hamagara nibishaka mufatikanye gusenga. buriya ushobora kwanga guhamagara uyu muntu ugize amahirwe ubonye umuntu waganiriza ugifite umutima muzima, ukazahamagara ikigenge igicamuke, umuntu warangije gucibwaho n'Uwiteka. buriya Imana igira ibicamuke, abantu binangiye bagashinga ijosi. rero turabashimiye mwe mwafashe umwanya mukadukurikira kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Imana ibahe umugisha. Nari Karabuka Imana, imbere yanyu mwarebaga nibishaka Theogene, nyuma ya kamera twari kumwe na Jafeti. tuzasubira naho utaha. Thank you.